Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, umeze gute bantu b'Imana? Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye cyane. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe. Wowe musheshe tuguhaye ikaze, ubaye usanzwe nawe ni mpamo turabanyamugisha kukugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Gahunda no kubaka umuryango unoze uzira amakimbirane, uzira intonganya n'ibindi nk'ibyo. Kubw'ibyo uyu munsi ugiye kurebera hamwe ibintu bizatuma umufasha wawe cyangwa se umuntu muri kubana cyangwa se umuntu uri gukundana azagukunda akaramata, akagukunda handi atazakuvaho. Ubundi akenshi tuba dufite ubwoba ngo tukaba turi kumwe, umugore wanjye nimbura iki ejo arahita agenda, umugabo wanjye nadakora iki ndagenda, umugabo wanjye nintakora ibi aranca inyuma aragenda ajye ahandi. Ariko ngiye kukwereka ibintu bizatuma ufatira umukunzi wawe cyangwa se umufasha wawe ukamugundira ntaguce inyuma. Ukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Share, comment ni ingenzi cyane. Abantu munyaka nimero mungisha inama, ubufasha, ibitekerezo n'ibindi bigiye bitandukanye. Nimero ni 0783017028. Cyitonderwa no kuzajya mugira kuri WhatsApp n'umuhamagara ukabona sinkitabye uko nzaba mbyanze, nuko akenshi ahubwo umuntu aba ari mu tuntu n'utundi. Ariko iyo uvuze kuri WhatsApp umuntu ashobora kuza aharuhukiye agafata telefone akabibona. Twagiye rero ikintu cyambere kizatuma umukunzi wawe cyangwa se umufasha wawe agukunda akaramata ntakuveho, ni ugufata inshingano zawe ukazishyira mu bikorwa. Ndahamya ko nimba ndi umugore nkita ku byo ngomba kwitaho mu rugo, umugabo wanjye azavuga ati ndashaka iki. Ko ari wa mugani abanyarwanda bavuga ngo wirukana ngo nigufwa ngo kaza nurimira bunguri. Turi abantu ushobora kwirukana umuntu cyangwa kwanga umuntu umujije akantu gato, noneho hakaza umukubye wagira ngo niwe maître cyangwa se maîtresse wiwe wamwigishije ibyo bintu. Turi abantu twigiye kubabarira, ariko kugira ngo rero ufatire umukunzi wawe umugumane umurinde kujarajara ahantu n'ahandi, menya inshingano, reba ibintu akunda, reba ibintu yifuza, ubigire nk'inshingano za buri munsi, ujye ubikora. Ibyo bizatuma umubano wanyu ugenda neza, bizatuma ibintu byanyu biba perfect. Turi mu isi aho uyu munsi byakunze, ejo byashwanye, ejo bakoze ubukwe, ejo batandukanye. Iyo ni isi turimo kandi bwo buzima, ariko tugomba kwiga kugira ngo tubashe kubikumira bitaraba. Ikintu cya mbere uzabanze urebe umugabo wanjye akunda iki, umugore wanjye akunda iki. Numara kubimenya ibyo bintu bigira inshingano, uvuge okay, niba akunda ko muhamagara kabiri ku munsi reka mbikore. Nimba akunda ko nahembwe namugurira namuhana bitana kigurira agakweto cyangwa se kagira gute. Umugore nimba akunda ibi na biriya bikore, uzarebe ko umugore azagucinda cyangwa se azakuvaho. Ibyo nibikora bizatuma umurunga cyangwa se umugozi uhuje urukundo rwanyu wiyongeraho kugira ngo ugabanuke. Ikindi kintu ugomba gukora, iga guca bugufi no kwemera ikosa. Turi abantu ntazibana zidakomanyije amahembe. Umugani nkunda kuwukoresha cyane. Ntabwo uzambwira ko umuntu muzabana cyangwa se mubana ari perfect 100%, ahubwo wowe iga kwemera ikosa. Igihe wakosheje wige guca bugufi, wige gusaba imbabazi. Icyo gihe umuntu nabona wamukosheje cyangwa yakosheje mugasabana imbabazi, azavuga ati okay, yansabye imbabazi, n'undi yabinkorera n'undi nabimukorera, reka tubirangize tubisoze, umugozi wacu cyangwa se urukundo rwacu tukomeze tugere kure hashoboka. Mu gihe utazi kubabarira, mu gihe umuntu akora akantu gato ukahita uvuga mbivuyemo ndagiye, icyo gihe ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba bizoroha pe. Rero kugira ngo umubano wanyu ukomere cyangwa se urukundo rwanyu rukomere, mugomba no kwiga kubabarirana, mugomba kwiga kwemera ikosa igihe wakosheje, ukanababarira mugenzi wawe. Icyo gihe umubano wanyu uzakomera, umuntu wawe azakunambaho. Igihe abona ko mugirana ibibazo mukabisolving out, mukabikemura. Igihe abona ko hari icyo mwapfuye, ntimukirenzeho ngo buri wese abiyimenyera ukwe, mukabikemura, mukabiganiraho, mukabicocora, mukabikemura. Icyo gihe azavuga ati turabanaho najya n'ahandi hose nzahasanga icyampasange ibirenze ibi ngibi. Mugomba rero kwemera ikosa ku mufasha wawe, ibyo wakose ugasaba n'imbabazi. Ibyo bintu birafasha.
ikindi kintu kizatuma umurunga w'urukundo rwanyu ukomera cyangwa se umugozi w'urukundo rwanyu ukomera cyane cyangwa se ipfundo cyangwa se umubano wanyu ukomera kandi bigatuma umwe muri couple yanyu hatabaho gutatana, bigatuma buri wese agira impamvu zituma anamba ku wundi, harimo no kuba wumva ukanubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe. Hano ntabwo ari kuvuga kuri kote y'umugabo cyangwa y'umugore, ndi kuvuga hagati yanyu, hagati y'abantu babiri bakundana cyangwa se babana. Ugomba kumva ibitekerezo byawe. Biragoye cyangwa se biranababaje kubona umuntu yahera ku munsi wa mbere avuga ati tubikore gutya, tubigenze gutya, ukayituza ugakora igihabanye nacyo. Tubikore gutya, tubigenze gutya, ukahita umwereka ko ibyavuze ari ubusa. Tubikore gutya, tubigenze gutya, atari ku bundi uvuga iki. Icyo gihe umuntu iyo abonye ko nta ruvugira afite imbere yawe, aba yumva yacitse amazi, biba bigoye. Rero niba ushaka ko umuntu mubanda mukomeza kubigendamo neza, mukomeza kubibanamo neza, iga kumva ibitekerezo bya mugenzi wawe. Umuhanga niwe wabivuze ukuri ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara yonyine, nta yindi nama nzima yigira. Ufite kwegera umuntu wawe ukamuganiriza. Hari igihe abantu rero benshi bavuga ati icyanjye niba ndi umugabo mu rugo ngiye ko mbivuze bigomba kugenda uko. My dear, ntugasuzugure umugore wawe kuko ashobora kukubwira ikintu ugasanga hari akandi kantu gato yongeraho kuri ibyo bintu, bigatuma biba shine, bigatuma bigaragara neza, bigatuma bigenda neza kuruta uko wabitekerezaga. Rero kumva ibitekerezo bya mugenzi wawe ni inkingi ikomeye ituma urukundo rwanyu cyangwa se umubano wanyu wiyongera. Hano uzabisanga ari hahandi, n'urugero muri gushaka kubyara, umwe arashaka mubyare babiri, undi arashaka batatu, undi arashaka umwe ngo amashuri yaragoye. Icyo gihe nimutabyumvikanaho ngo wumve igitekerezo cyawe cya mugenzi wawe, wumve n'impamvu ari gushaka ko mubyara umwe, undi yumve igitekerezo cy'undi, yumve n'impamvu ashaka ko babyara batatu. Icyo gihe n'ahandi hazava amakimbirane, kutumvikana. Ngewe wanze kunyumva, ngaho umugore wifungishije nabi kubwiye umugabo, ariko akubwira umugore nawe ntushaka. Ariko akenshi abagabo nabo barekrama kubyara, abagore sinzi akenshi mpamvu banga kubyara, kandi rimwe na rimwe usanga n'abagabo baba bafite ubwo buryo n'ubushobozi bwo kuzarira abana, akavuga ati genda byara akana kamwe. Ariko nyine icyo nshatse kugaragaza hano ni iyo mutumvikanye ngo wumve igitekerezo cya mugenzi wawe akubwira ati nge sinabyara uyu mwaka, narabazwe ngo n'ejo nzongere mbagwe, n'ejo nzongere mbagwe, reka nduke imyaka 5 cyangwa 3 tuzongera tubyare. Icyo gihe iyo witekerejeho nk'umugabo n'urugero ukavuga ati uya ngiye tubyare, ntabwo uri gutekereza, nta nubwo uri kumva n'impamvu ya wa mugore akuvuga ati ngiye narabazwe, n'igisebe mu nda cyari kibisi. Abagore babyara babazwe ntabwo igisebe gikira vuba, ntabwo ari ukuvanga topic. N'urugero ndi gutanga, ukavuga ati agatekereza ati buriya mbyaye hanyuma y'imyaka 3, niba ntazarabyara neza bazongera kumbaga. N'urugero mu nda haba harasubiranyemo gake, kuruta uko nabyara uyu mwaka ejo nkongera nkabyara. Umugabo nawe ati wabyaye kandi ashaka ko wongera ukabyara uwa kabiri, tukabarera rimwe bagakurira rimwe, ariko ntari kumva uburwayi n'ingaruka n'imbogamizi ziri kuri wa mugore. Icyo gihe niho usanga umuntu aravuga ati arirebaho, nta nkunda, nta nyumva, kuki atumva ibibazo byanjye, kuki atumva uko ndwaye, kuki atumva ibintu na biri. Ugasanga ariko ati ntabwo umugabo wanjye yumva, cyangwa se ntabwo umugore wanjye yumva ibyifuzo byanjye n'ibitekerezo byanjye. Ugasanga aho hantu hari gutuma nyine umuntu atanamba kuri mugenzi we ngo babane akaramata. Rero niba ushaka ko umuntu wawe muzabana akaramata, akagukunda byanyabyo, kandi akagukunda handi akwirahira, avuga ati nubwo hazi kimeze gute nta cyankanya n'umuntu wanjye, iga kumva ibitekerezo bye, wumve side ye. Wikumva ko ibyo wowe utekereje, erega hari n'igihe umuntu ashobora gutekereza, njye akatekereza ikintu pe numva ari cyiza, numva kinabereye umuryango wanjye, ariko patro yaza akatavuga ati ikintu gutya na gutya ngenda badatari ko bimeze, wenda muri ako kanya simbyumva, ariko ejo nkazabona kuko ibyavuze byari byo. Rero twiga kumva ibitekerezo by'abafasha bacu cyangwa by'abantu dukundana. Iyo umuntu mwumva akakubwira ukuntu yumva ibintu, nawe akumva uramwumva, akumva ntari wenyine, akumva umuntu atera akikiriza, uzi kubwira umuntu akumva muri kujya mu mujyi umwe ntako bisa. Icyo gihe bizatuma umuntu wawe akunamba nko cyane. Ikindi kintu, mbabarira umugabo, umugore, ereka umuntu wawe ko ari inzozi zawe, mwereke ko ari we hazaza hawe.
hana abagore bari gushaka kuntera amabuye cyangwa bagavuga ati iyo umugore akunanira akavuga ati reka nta byo kumunambaho ariko mu by'ukuri ibyo byose biri gupfira mu itangiriro nubana n'umuntu ugatangira kumwereka ko ugatangira kujya umwereka ko uri kwibona mu myaka 3 iri imbere uri kumwe nawe mwaravuye mu bukode mwubatse etage mufite amamodoka mufite amakampani ntabwo mvuze ngo umere nk'abandi bakira ngo nguhaye igihugu cyose nguhaye Kigali yose nta n'ikibanza agira oya ntago cyo nshatse kuvuga sinshatse kuvuga ngo mubeshye umwice mu mutwe oya ahubwo cyo nshatse kuvuga namwe muri abantu bakuru muri kucyumva ereka umuntu wawe ko mu mishinga ye hazaza muri kumwe apana kujya gupanga imishinga ukatuvuga ngo ningura inzu kandi muri babiri nimbyara abana banje nzabitaho kandi ubwo wo muzababyara nawe uri kumva deja wamushyize ku ruhande nimbona amafaranga nzakora iki muri vacances ndashaka kuzajya muri hotel uko akumva uri kwivuga wenyine mu bintu by'ahazaza ntabwo umushyiramo muri wowe apana kubivuga ahubwo no kubishyira mu bikorwa umuntu wawe mubana cyangwa se mukundana muri plan zawe z'ahazaza umushyiramo wikwitekerezaho wewe wenyine ibyo bintu ikintu bizatera mu muntu nta kindi azaza avuga ati wow burya nubwo bimeze gutya aratekereza yuko nibigenda gutya tuzatukiri kumwe icyo kintu gituma umuntu akunamba my dear hanze aha bireze binariko harimo n'ababizi ugasanga umugabo n'umugore babanye mu bukene umugore burya ubashye bajya bavuga ngo umugore mwiza umubonera mu bukene bw'umugabo we n'umugabo mwiza ukamubonera mu burwayi bw'umugore we umugore wihanganiye ubukene bw'umugabo we umugabo jya wubaha umugore kuko aba ari w'agaciro cyane n'abagore bake cyane ashobora kugusanga ukinye akaba yabyihangana jya wubaha uwo mugore umuha agaciro kubera ko birababaza ariko ndi kuvuga hano ngo udashyize umuntu mu mishinga yawe y'ahazaza mukabana mu bukene murya amazi murya ubugari mugakoza mu mazi arimo umunyu nabyo mwabibonye ubundi mukaburara mukizirika mu nda byakomeye warangiza amafaranga yaza ukahita ushaka undi mugore warangiza amafaranga yaza ugatangira kwiga imico yo kujya kurya ibyana niko muri iyi minsi babyita ngo kurya abana ugatangira kwiga imico aho kugira ngo ufate wa mama wa muntu mwaruhanye ayo mafaranga yaryohemo abone ko umufite muri plan zawe amafaranga akiza wise wiga kuvuga nabi utavugaga nabi abagabo iyo afite amafaranga bintare idea mukaba mutavugana azi ko hari afite miliyoni mu nzu yicaye nta kikora ariko mwamufite inote y'igihumbi mukaba mwaganira ntabwo icyo kintu ari ikintu cyiza iga kwereka umuntu ko mwaba mukeye mwaba mukize haba muri ubu no mu hazaza ko muri umwe kandi ko umutekereza kandi ko bizagenda kose nyine muzanyuranamo ibaze nyine uwo mugore wakwizitseho mu bukene bwawe wabona amafaranga ugatangira kujya kurya abana ugatangira kwiga imico yo kureba abakobwa ngo bafite nyashi ngo yo kureba ngo ntabwo ari ibyo rero niba ushaka umuntu wakunambaho hera nonaho umwereka ko muhazaza uko Imana izabigenza byaba byiza byaba bibi utazamutererana kubera yuko nutangira kumwereka kuri kumutererana direct nonaha nta n'ikizere azagira ko muhazaza bimeze neza niba ushaka ko rero umuntu wawe akunambaho akagukunda kandi akagukundwa kaza iga kumwereka no kumushyira muri plan zawe z'ahazaza mu bikorwa cyangwa se mu magambo narabwiye ngo urupfu rw'abagabo ni mu maso urw'abagore no mu matwi umugore wabwiye ati nzakugurira imodoka even if yabibona ko nta na moto ugira kabone n'ubwo yabona ko no kugera mu mujyi ugenda n'amaguru hari ikintu bimubikamo aravuga ati byibuze nubwo dukennye tubaye dufite amafaranga hari biyankorera icyo kintu kigatuma agukunda kurushaho icyo kintu kigatuma agukunda cyane icyo kintu kigatuma agukunda kandi akanakubaha cyane iga gukunda umuntu wawe umukunde mukennye umukunde mukize icyo gihe uwo muntu azakunambaho byanze bikunze bajya bavuga ngo mu bihe bibi niho umenya umuntu n'icyo gihe jya ugerageza wige kwigaragariza umuntu wawe mu gihe ari muri black time mu gihe ari muri bya bihe bimukomereye my dear iyi si turimo buri muntu wese agira ibihe kandi umugani w'abanyarwanda bavuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoreyemo
uri kumva umuntu aca mu bibazo bigiye bitandukanye ariko wowe wa hafi wa undi yirwa ngo yishingikirijeho mu byishimo iga no kuba hafi y'umuntu wawe mu bibazo no mu bigeragezo kuko umuntu n'umuha mu bigeragezo akenshi ibibazo tubicamo wamara kubicamo ukareba abantu bose ukabona bose bari abantu muziranye ntago bari inshuti cyangwa umuryango bigatuma ibyo bintu birenga so niba ushaka umuntu wawe muzabana karamata akagukunda urutavaho akagukunda ubwiyongera umunsi kundi iga kumubaho even no kumunambaho muri cya gihe isi yose yamuteye umugongo muri cya gihe abantu bose bari kumuvuga muri cya gihe ari mu bihe bye by'umwijima iga kumubera umucyo harakantu namwe kavuga ngo ntabwo nzibagirwa umuntu wafashe itoroshi akamurikira igihe nari mu gihe cy'umwijima niyo yaba umuntu so kucyumva ko umuntu azavikana arangiye umuntu muri kumwe umuntu wawe muri kumwe mubera iryo toroshi mubera iryo zuba mubera urwo rumuri rumurikira mu bihe by'umwijima mu bihe bikomeye azakunambaho azagukunda waba ukize cyangwa ukennye kubera ko yabonye ko ntacyo wamwima ugifite cyangwa utagifite ni kuri Shusho TV ibiganiro byacu byinshi byubaka urugo byubaka umubano tubibagezaho kugira ngo twungurane ubumenyi tuganire muri commentaire mujye mumbwira ibyifuzo byanyu mumbwira uko ibiganiro muri kubibona ko harabikora mukoresha ya buri kintu nukibona ukagikunda ntukakihererane cyo kiganiriza na mugenzi wawe ashaka kuba atarazi ko kumva igitekerezo cy'umugore we cy'umugabo we ari ingenzi cyangwa biri mu nkingi yatuma urugo rwabo rukomera akabyumva bigatuma nawe aho wicaye ushyira itafari ku rugo rwa mugenzi wawe uzi cyangwa utazi Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubahira ibiganiro byacu nakagaruka kuri Shusho TV ndabakunda cyane bye bye tugurengaruka